uzarebe ibintu aba yambaye guhera hano ku makote hose biriya bintu biri ku makote hariho ibitukura hariho ibiba ari umukara hariho ibiba ari icyatsi kibisi hariho ibiba bigaragara nk'idarapo buri kantu kose buriya kari kuri uriya mwenda gafite icyo kavuga kandi kugira ngo akambare yaragakubitiwe sinzi impamvu umuntu yabyuka mu gitondo ngo ahite yumva abaye umukozi w'Imana abaye pasiteri abaye aposo abaye n'ibindi bintu bidasanzwe agahita yambara ibyubahiro atakoreye ni nayo mpamvu bamwe bazagera hagati tutagiye na kure umunyarwanda yaravuze ngo uzi kwambara yambarira ururimi ubwo yarashatse kuvuga iki iyo ndebye saga ziri hanze ahangaha z'abapasiteri bafite intambara bari kurwana kandi aribo birasheho aribo bigabyeho igitero uzi kugira ngo ube ufite imbunda uyihindukize uyirebesheho niwirasa wirase ahatari bukwice ugasanga yambaye iranka ry'indyogo akafata imbunda akayirebeshaho akirasa nka hano mu by'ukuri ahangaha uretse gutakaza ukuboko kugahita ko bapararize kukajya kwirirwa kugira gutya ntabwo wapfa ariko kandi ntunakize byibura ngo ushobora uku kuboko kongera kugukoresha urwana n'ibiri kukurwanya wambaye baze ihenze wambaye imyenda myiza ariko wibagirwa kwambarira ururimi mu magambo make wabatijwe ubumbye umuntu umuntu akabatizwa ariko ntabatizwe umuntu meruka kubona umubyeyi umwe ucururiza muri Kongo ukorera muri Kongo ubucuruzi na bizinesi n'ibindi bintu byinshi noneho kubera kwirirwa yicaranye na Kisekedi n'abahungu be n'abakobwa be n'abakozi be nabo barimo bavuga tuzatera u Rwanda ahita afata ni igiki yafashe ni ijerekani ni akajerekani n'igiti arakomaguza ngo abashyitsi ariko mu kanya gato bitewe n'abo bicaranye n'abo baganiriye ahita amena nk'uri kubasabira kode nk'uri kubakomangira ati mukingure noneho mu kanya gato kubera kwambara ariko ntitwambarire ururimi abaravuze ngo ni Imana yarakaye urumva bwa mbere yari yatubwiye ko ari abashyitsi uko hari umuntu ugicikwa ariko nawe yacitswe agata agacupa ku muhanda cyangwa agashashi ka biswi ni nako hari umuntu uzinduka saa 10 afite umukubuzo akubura ibyo bintu kugira ngo umuhanda uhore usa neza uko hari abantu bari kuza bakanya muri uyu murimo w'Imana ni nako hari abandi bantu badasinziriye bari guharanira gutobora aya mazi abandi bari gutoba umuntu aba umusirikare ujya nyuma yo gutoranywa no kwemerwa ko uyu muntu yavamo umusirikare ntabwo abasirikare bose bahita bagenda ngo bajye gukora igisirikare cy'igikomando cyangwa ngo baze gukora igisirikare cyo mu mazi cyangwa iki ngiki cyo ku butaka buri wese aba umusirikare bitewe n'uko areshya n'uko angana mu mutwe dufashe umwanya wose twamaraga tuvuga Imana n'amazina yayo n'ubumana bwayo n'ubwiza bwayo mfashe umwanya namaraga mvuga uburyo Imana imbereye umugabo imaze ipfa ry'abagabo imaze irari indengagije ko ntari umupfakazi mfashe umwanya nkaho narebye Imana mu bumana bwayo inyambitse impeta urupfu rwari rwayinyambuye mfashe umwanya wo kuvuga kuri Mutesi na Pasiteri Claude n'abandi badezatinze n'abandi babaye inyeshyamba mwidutesha umwanya nimureke tuvuga Imana aba bantu baduhaye inkuru natwe tukazikererwaho babaye ba antikristo ntimutegereze undi antikristo rega umugore wa mushumba runaka akimara kubona ko mushumba afite imodoka n'umugore we afite indi arakubwira ati nawe utanguriye imodoka nta bushumba bwawe ahita aza hirengeye avuga ko ugikuzimu kandi wari umushumba umuraza mwarasangiye amavuta babasutseho mwasangiye akabisi agahiye kaje muratandukana wari wabona abantu baburana divorce bicara ku mukeka inyeshyamba igisirikare cya Kristo kirazigwije ariko uko biri kose
nk'uko igisirikare cy'igihugu cyitegura kikambaranya kigahaguruka kikarwanya inyeshyamba, ni nako igisirikare cya Kristo cyitegura kikambaranya kikitegura kujya kurwanya inyeshyamba zataka igisirikare. Abantu bambaye amakoti, abantu bambaye amabaza ahenze, abantu bambaye ibitenge bihenze, baza kuri kamera, baza kutubwira amateka yabo, n'ibyo ntitubyanze nimba bifite icyo bitumarira n'icyo bidufasha, ariko ngo dusimbuze kuvuga Imana inkuru zabo. Ibi bintu ni ibiki? Turimo turajyaho tukabonaho abashumba b'ibyamamare mu byaha. Ibi bintu ndabihaze, ibi bintu ndabirambiwe, ibi bintu mwuka uri muri jye arabirambiwe. Muhindure sije, muhindure ijambo, muhindure imvugo, muhindure icyerekezo, muvuge Yesu, mureke Mutesi n'ubutesi bwe, mureke agenda atitane n'abandi batese, mureke kuvuga abantu badafite icyo bunguka cyangwa icyo bahomba, mureke gufata amase, mureke gufata amagi y'amahuri ngo muyaturikirize ku myambaro yanyu isigare nuka amasazi. Ryari ishakiro ry'ijambo ry'Imana, none ryahindutse ishakiro ry'abashumba basambanye, abaguriranye utwenda kubw'ubusambanyi. Ryahindutse ishakiro abapagani mu rusengero. Murabona abantu bari buhurure, ninde muntu uri bwemere kongera gusukwa amavuta y'ubushumba? Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri, ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Ndagusuhuje, komeza ugubwe neza kandi ukomeze ube amahoro. Nizere kumeze neza, nanjye ndashima Imana. Imana ikomeje kungirira ibambe n'imbabazi zayo. Nizere ko nawe ari uko. Wowe udukurikira umunsi ku munsi, reba ijambo riri hasi aho ngaho ryitwa subscribe, ukore sabone niba udukurikiye utarayikora. Nta kintu bidutwaye kudushyigikira kugira ngo dukomeze twubake ubwami bw'Imana. Nge ni Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Nakiriye umukobwa w'Imana n'abanyarwanda, umwita Josephine. Uraho neza? Muraho. Yesu ashimwe. Nahimbaje. Umunsi wambaye neza pe. Nakoze. Harya baca senkisa ni konye numva ngira umukobwa wanjye iyo ngiye nko kubwiriza nambaye neza ahita mbwira ko papa ngo ntabwo ncika uyu munsi uraba senkisa. Nuko ari kwangana. Yego. Umeze ute? Ndamahoro. Na famille iraho? Yego. Dushyira imbere y'Imana tuganire. Data twese mwiza, izina ryawe rishyirwe hejuru kuko uri mwiza kandi ubereye mwiza abagutegereza. Turi imbere y'isi n'amahanga, bose mbashyize imbere yawe, utureba utwumva, buri wese afashwe nawe, ibyo ushaka n'ibyo ushima bibeho, mu izina rya Yesu Kristo umwami. Amen. Amen, amen, amen. Urakoze kudusengera, reka twinjire mu kiganiro. Uyu munsi nifuje ko tuganira, ndashaka kugira ngo tubaze abantu agatanga. Tugwishije banabwenge mu murimo, ndifuza ko tugora ikiganiro kibaza agatanga ka mbere. Umuntu ukwiriye gukorera Imana akwiye kuba ameze gute? Umuntu ukwiriye gukorera Imana akwiye kuba ameze ate? Cyambere akwiye kuba ameze nk'uko Imana yamuremye ameze. Cya kabiri akwiye kuba afite ibyangombwa byuzuye nk'uko Bibiliya ibisaba. Yego. Umuntu ukwiriye gukorera Imana icyambere, mu kazi k'Imana nta musivili ubamo, habamo abasirikari gusa. Bano basanzwe cyangwa ibiriho rega ibyo turebesha amaso. Narakubwiye buri gihe nta kiriho ubu kitabayeho. Yego. Ibyo turebesha amaso rero bishushanya ibizabaho. Yego. Ibintu byose biba mu isi byinshi bishushanya ibiri mu ijuru
cyangwa ibiri ikuzimu. Umukozi mwiza rero ukwiye gukorera Imana jye uko mbyumva, numva akwiye kuba ari umusirikare kandi wujuje ibyangombwa. Yego. Yego. Twinjiriraho gute? Bibiliya ijambo ry'Imana, Pawulo niwe muntu wa mbere turebaho icyitegererezo mu isezerano rishya. Yego. Ari ryo ubu ngubu tugenderaho. Niwe ari mu ba mbere, n'uwa mbere kwanza kuri jyewe. Nanjye mufata nka mento w'itorero. Yego. Pawulo rero yandikiye Abefeso, yandikiye Abefeso mu bice 6 ku murongo wa 21. Yego. Ababwira amagambo akomeye. Arababwira ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware bafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ukuri ko Pawulo yababwiye, ariko iririmo rikomeye nuko yavuze ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Niyo umanutse hepfo barazisobanura. Barazisobanura, bagenda bavuga detaye y'izi ntwaro. Hepfo muri iki gice cyose ugisomye wagenda ubibonamo ibyo ukeneye byose, cyangwa n'amoko y'izo ntwaro umukristo akeneye. Kandi umuntu utwara ubundi ntwaro nuwize kuyikoresha. Yego. Kandi uko utwaye intwaro runaka niko uwo mu Rwanda nawe ashobora kuba afite inaruti iyo wowe ufite. Yego. Pawulo rero avuze, amaze kuvuga aya magambo, kigaragaramo Pawulo akenshi aho ayahoraga ari mu mwuka. Pawulo ubwe yarakoze mu mwuka wera. Yego. Rero umuntu ukwiye gukorera Imana cyane cyane muri iki kinyejana, mbona adakwiye kuba umusivili na gakeya. Abantu rero urugero rutandukanye, hari abaza mu murimo w'Imana cyangwa mu kazi k'Imana, akavuga ngo ndi umwana w'Imana icyo gusa, akumva ko kuba ari umwana w'Imana bimukuraho kuba afashe igihe mu ntambara, yajya ku ikosi ngo akore ikosi, bamuviringite bamugaragure, akumva ko agomba kuba mu mudendezo gusa. Yanagera mu murimo w'Imana cyangwa mu kazi k'Imana, yabona bitaryoshye uko yabitekerezaga bikwiriye umwana w'Imana cyangwa w'umwami, agahita yishakira ubundi buryo aciye panya. Ariko ubundi Pawulo we yaravuze ngo mutware intwaro zose z'Imana, kubera ko abo turwana nabo si abambaye inyama n'amaraso gusa cyangwa umubiri. Kabiri, umuyobozi w'igihugu cyacu cy'u Rwanda afite abana benshi, ariko muri bo uwabaye umusirikare yaciye ku ikosi. Yagiye ku ikosi, inkuru zivuga amateka ye zirahari, ibinyamakuru byinshi bimuvugaho birahari. Niyo ari mu kazi biba bigaragara. Kuba ari umwana we akunda nk'abandi bose, ariko agahitamo kuzaba umusirikare akagera ikirenge mu cyase, ntabwo byatumye atamwohereza mu ishuri. Yige, nava mu ishuri aze ajye ku ikosi, kuko igisirikare ntabwo ari ibintu umuntu yiga mu ikayi. Igisirikare ntabwo ari ibintu umuntu yiga mu ikayi gusa, asoma, uriga mu ikayi nibyo, ariko ukajya no kwiga muri puratike. Ukajya kwiga kugikoresha amaboko. Banza kukiga mu bwonko, mu kugikoresha ubwenge, hanyuma ukakiga no kugikoresha amaboko. Kuko byombi birakora Ego biruzuzanya. Ari na mpamvu Pawulo yavuze ngo nta waba umusirikare ngo ajye mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje na gatoya uwamwandikiye igisirikare. Bivuze ngo uriya mwana nubwo tumubona hariya yambaye neza, tukamubona ari inyuma ya papa we ari bodyguard we, aza agaciro k'umuntu,
aza agaciro k'igihugu uzarebe ibintu aba yambaye guhera hano ku makote hose biriya bintu biri ku makote hariho ibitukura hariho ibiba ari umukara hariho ibiba ari icyatsi kibisi hariho ibiba bigaragara nk'idarapo buri kantu kose buriya kari kuri uriya mwenda gafite icyo kavuga kandi kugira ngo akambare yaragakubitiwe nimba rero umwana w'umwami abanza kunyura ahantu hameze gutyo sinzi impamvu umuntu yabyuka mu gitondo ngo ahite yumva abaye umukozi w'Imana abaye pasiteri abaye aposo abaye n'ibindi bintu bidasanzwe agahita yambara ibyubahiro atakoreye ni nayo mpamvu bamwe bazagera hagati ukabona barafeyirinze iyo utanyuze ku ikosi ngo wige bakwigishe kwambara intwaro zose wige kwambarira ibintu 5 icyarimwe cyangwa 10 icyarimwe uniga uko ubikoresha niho hahandi umuntu agera hagati agafeyiringa umunyarwanda tutagiye na kure umunyarwanda yaravuze ngo uzi kwambara yambarira ururimi ubwo yarashatse kuvuga iki yarashatse kuvuga dusobanurire rega hari abakuze hari umwana nari nzi ko wabyumvise uzi kwambara nkashaka kumvira n'abandi uzi kwambara yambarira ururimi yego iyo ndebye saga ziri hanze ahangaha z'abapasiteri bafite intambara bari kurwana kandi aribo birasheho aribo bigabyeho igitero uzi kugira ngo ube ufite imbunda uyihindukize uyirebesheho niwirasa wirase ahatari bukwice hatanari bugukize nturi bukire nturi bunapfe buriya iyo upfuye nibura ubukize isi ukajya guhangana n'urugutegera ukajya guhangana n'ikuzimu cyangwa n'Imana nibura buriya iyo upfuye ubukize hari urupfu rwa mbere ubukize ukajya gutegereza urwa kabiri ubwa kabiri niba uzarimbuka noneho reba ukuntu umusirikare waciye panya cyangwa wambaye amaranka y'amaryogo reka nyita amaryogo iranga ry'indyogo kandi barahari ugasanga yambaye iranga ry'indyogo akafata imbunda akayirebeshaho akirasa nka hano mu by'ukuri ahangaha uretse gutakaza ukuboko kugahita kuba pararize kukajya kwirirwa kugira gutya ntabwo wapfa ariko kandi ntunakize byibura ngo ushobora uku kuboko kongera kugukoresha urwana n'ibiri kukurwanya ugasanga umuntu ntapfuye ntanakize kubera iki kubera ko yambaye intwaro yita ko ari iz'Imana ariko yambara iz'indyogo mu magambo make yambara pirate akoresha intwaro atazi gukoresha yambara pirate zazo none hazikoresha no mu buryo zidakoresha niyo bibiri yivuga ngo nujya kuvuga ugaragura ururimi rwawe mu kanwa karindwi wajya kuvuga ukarwara diyari yo mu kanwa ukavuga ukibagirwa ntufate feri bivuze ko wambaye baze ihenze wambaye imyenda myiza ariko wibagirwa kwambarira ururimi mu magambo make wabatijwe ubumbye umuntu umuntu akabatizwa ariko ntabatizwe umuntu ubaye nka wa muntu hari abantu babatizwa ari ibice ngo bitajya bigerwaho amazi akabatizwa ariko ntabatizwe umuntu ugasanga niwe wirasheho ibyo ari kurwana nabyo niwe wirasheho kandi aho yarashe ahatari ingabo kuko iyo aba yari yambaye ingabo ariyo kwizera ukingira igituza aba yarashe ariko akarasa ku ngabo ingabo ikagarura rya sasu yirasheho ntirimufate ariko ugasanga umuntu yirasheho rero Bibiliya niyo mpamvu nta kintu tutayibonamo kandi izi mbuga nkoranyambaga turiho ngiye maze kuzibona nk'isoko kabisa mbona ari isoko urusaku ruri kuri YouTube ni nk'urwo mu isoko haza umusabyi hakaza umujura hakaza ibandi hakaza umucuruzi hakaza umuguzi hakaza uwamamaza abo bantu bose bagahurira mu isoko kandi urwaye ibibembe n'urwaye amavunja bose bemerewe kuza n'abayobozi bajya mu isoko hari ibyo bagiye kurebamo buri muntu wese yinjira mu isoko maneko akinjira mu isoko
hose biremewe. Yego. Rero aha hantu iyo uhaje uzi icyo ushaka ukaba uzi n'aho ugishakira. Yego. Iyo rero uje wambaye nabi kutajyanye n'isoko ujemo, hari ubwo waza wiyambariye agashati nk'ako k'umweru wambaye, Yego. wari uje kugura intoryi cyangwa inyama ukanyura munsi y'icyuma gisya. Kubera iki? Kuko cyangwa mu makara. Kuko mu bikoresho byose wari ufite, mu ntwaro zitwa intwaro wari ufite, wibagiwe amarinete. Yego. Mu ntwaro z'Imana nayo arakenewe. Wayibagiwe. Ndavuga amarinete yo mu mwuka, ntabwo mvuga amarinete nk'aya nambaye. Yego. Aya nambaye nayahawe na muganga kubera uburwayi. Yego. Ugasanga umuntu yasize amarinete, noneho uje mu isoko urareba mu ifu udashoboye kuyirebamo, irakumena amaso, ugenda uhumbaguza, bityo unyure aho bari bugutere umwanda. Nunyura ku ibagiro bazagutera amayezi y'inka. Kubera iki? Kubera ko utarebaga uko wari ukwiriye kureba. Rero twambara intwaro zose z'Imana, twambara ingabo, twambara inkweto, twambara umukandara w'ukuri, twambara inkweto arizo butumwa bwiza, twambara ingofero ariyo gakiza, kandi ibyo byose byambarirwa mu mwuka. Ari nayo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze gutya riti, nta waba umusirikare ngo ajye mu by'ubu buzima abe akinejeje wamwandikiye igisirikare. Ariko Josephine, turi kuganira uyu munsi, turebere ku basirikare. Hariho dufata icyitegerezo, twabonye ko ibintu byose ari igishushanyo mbonera kibizaza, nk'uko isezerano rya kera ryari igishushanyo mbonera cy'agakiza cy'isezerano rishya. None n'igisirikare nacyo reka tugifata nk'igishushanyo mbonera cyo mu bwami bw'Imana. Twabonye ko kugira ngo umuntu abe umusirikare yamanza gukora ikosi, bakamufata amezi 9 niyo bakora hano mu Rwanda, bakakujyana ku ikosi gako cyangwa n'ahandi hantu bakorera mu kigo cya gisirikare gigiye bitandukanye, za nasho na za gabiro, bitewe n'icyo bagushakamo, bakakwigisha paka usoje warangiza training. Bakaba ati rero ibyo twakwigishaga tubonye ugeze ku gipimo gishyitse, ngwino ujya kugira gute mu mirimo twaguteguriye. Ariko mbere y'uko ugenda, umusirikare muzima nabonye uba ku muhanda, hari ibintu bigera muri 5 aba yambaye. Aba yambaye butini, inkweto itandukanye n'izindi nkweto, bayita rugagi, sibyo? Yego. Akagira uniforme nayo itandukanye n'imyenda tugura mu isoko. Nyamara abahungu bagerageza kugura indijya gusa nayo, bamwe bakina amafilime n'abandi, ariko umwenda wa gisirikare bari umwenda ukomeye, sibyo? Yego. Baba bafite intwaro. Yego. Sikare wuzuye akoki ndereza, ubona afite imbundi ruhande rwe na magazine yuzuye. Yego. Bambara zino ngofero bazita ngo iki? Ntabwo mbizi. Hari iyo bita songa mbere, hari n'iyo bita miriregeza. Yego. Hari none hari izindi njya mbona nka bano ba muri UN cyangwa se bano ba military, zino ngofero zimeze nka casque. Miriregeza, ya. Aha, uri kumva? Ukabona yambaye antibare. Nuko ukabona bamwambitse ibintu byose, ukamubwira ati genda ujye ku murimo mu gihe cy'imvura n'igihe cy'izuba, mu gihe cy'amahoro n'igihe cy'intambara, jya ku kazi ko kurinda ubwami bw'igihugu, sibyo? Noneho turebe iyo umuntu ashatse kwiyambika ibyo bintu ataranyuze aho abandi banyura, hari amasinyare mu murimo baba baziranyeho, ushobora gukora uhuye na mugenzi wawe ukamenya ko ari uwo mu banki cyangwa ari uwo mu babisha. Siko bimeze? Yego. Uyu munsi rero mu bwami bw'Imana ho twinjireyo, aba bantu bose biyambitse imyambaro, bavuze ko ari abasirikare ba Kristo, turirimba nabo bakaririmba ngo turi abasirikare twogejwe mu maraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ho turaza kubicangura gute ko mu by'ubu buzima ho menya niyo umugabo wawe yaba ari umusirikare cyangwa se umugore wawe, utatinyuka ngo ufate imyenda umugore wawe ari umusirikare ngo ujye hano ku muhanda uyambaye. Ya, ibyo uvuze nibyo, ariko hari ako wibagiwe. Yego, nyine turi kuganira itangiriro ry'umusirikare cyangwa umuntu uzaba umusirikare. Ubu ngubu ho hasigaye habaho amatangazo, babyita recruitment. Ako kanyiso amatangazo, bagahamagara abantu bumva babishoboye. Yego. Bakavuga ibyo umuntu agomba kuba yujuje, kuba umunyagihugu, kuba uri mwenende, imyirondoro yawe ikabizwi, hari amashuri runaka. Yego.
hari ibintu bashingiraho yaba amashuri yaba uri mwene kanaka mbese umwirondoro wawe uzwi identity yawe ikabizwi noneho nkanjye umaze kubyara kane kose bankubita cya gishinge cyo mu ruti rw'umugongo ntago byakunda sinarwana ku butaka sinarwana mu kirere sinarwana mu mazi kuko nararangiye hari amapiyese ntafite ntago cyuzuye hari aho ntashobora hari amapiyese yasosohotse yego rero tuhuje bagenzi bawe badukurikiye badafite uburenganzira bwo kukijya igisirikare wenda n'imyaka gusa harimo n'ibindi byinshi yewe imyaka yararangiye noneho amapiyese y'umubiri yararangiye amadiplome habe reka nta kintu na kimwe cyanyemerera kuba umusirikare habe no kumutwaza ntibyashoboka yewe habe no gufungura udushumi tw'inkweto ye kuko umugongo ujya kunama ngo mufungire umushumi w'inkweto byararangiye ayo mapiyese yose narayatakaje ni ukuvuga ngo nagiye nko kuri kontorore tekinike kumwe bashyiraho imodoka ikimodoka kumwe bagishyiraho bakagicugusa bagasanga piyese zikanyanyagira bagahita bayirega bakakubwira bati genda ukore ibi n'ibi jya wakira kuri kontorore tekinike ugira ngo njyane mu gisirikare byagorana cy'ubu buzima byagorana se bigashoboka hari ibigorana bishoboka ko mbonye ko hari imodoka zataye kontorore n'amapiyese hari ibigorana bigashoboka ubwami bw'Imana turabifite nibi tubona aha ngaha ubijyanye muri kontorore byaba ikibazo ariko igisirikare cya Kristo cyo kireba umuntu w'imbere kirabanza kikareba ngo uyu muntu ubundi ni mwene kandi umve ukuntu ijambo rivuga riravuga ngo uko Josephine w'inyuma agenda atakaza imbaraga mu bw'umwuka we agenda agwiza iki imbaraga hanyuma umuntu w'imbere wewe afite ikimashini yanyuzeho kimeze nka biriya bya polisi byo muri kontorore tekinike kiramucugusa ni abagabo b'ibigoryi mbabona baba babyigana cyane cyane benshi kandi icyo kimashini ni inzara icyo kimashini ni ubukene icyo kimashini byinshi cyane hanyuma ibimashini abantu bagenda banyuraho ni byinshi shize nanakubwiye ngo Imana yazanye igipimo n'icyumvirizo mu bantu na n'uyu munsi hari abantu bagishigajwe inyuma n'amateka bakibihanura nk'ibizaza ngo bizaza kandi ubundi iminsi tugezemo iminsi isi igezemo buri kibazo kizajya gisimburwa n'ikindi kibazo niko Bibiliya ivuga niba covid irangiye byanze bikunze ntahanuye nteretswe hari ikindi kigomba kuyisimbura gituma abantu batirara bakanguka bakibuka ko bafite Imana yitwa Umuremyi kandi kikagera ku woroheje n'uwukomeye ariko ntikirahishurwa nta nubwo ari ibyacu kubimenya noneho mperuka kubona umubyeyi umwe ucururiza muri Kongo ukorera muri Kongo ubucuruzi na bizinesi n'ibindi bintu byinshi noneho kubera kwirirwa yicaranye na Tshisekedi n'abahungu be n'abakobwa be n'abakozi be nabo barimo bavuga tuzatera u Rwanda ahita afata ni igiki yafashe ni ijerekani ni akajerekani n'igiti arakomaguza ngo abashyitsi ariko mu kanya gato bitewe n'abo bicaranye n'abo baganiriye ahita amena nk'uri kubasabira kode nk'uri kubakomangira ati mukingure abanyekongo baraje noneho mu kanya gato kubera kwambara ariko ntitwambarire ururimi abaravuze ngo ni Imana yarakaye urumva bwa mbere yari yatubwiye ko ari abashyitsi bagiye kuza ngo ni korari ngo ije kuri anabasabira karibu ngo korari niba ari invitation zari guhabwa cyangwa arizo zari kwandika zisaba kudusura ariko wahise abakomangira yavuga ati twebwe korari kanaka tuzasura turashaka kubasura urugendo shuri cyangwa kuza kuvuga ivugabutumwa iwanyu n'ibindi wewe kubera abo yirirwa yicaranye nabo n'agahinda bimuteye ko bizinesi ze zitari kugenda neza muri icyo gihugu we
ahita aba ari we mu marangamutima, njye niko nabitekereje, mu marangamutima ye ahita ashyiramo imbaraga nyinshi zo kutwereka ko bagiye kutunyaho umuriro. Kandi twe twabaye umuriro kera, twahiye kera, twarahiye, twaratokombeye, twarahiye none tumaze gushya duhindukamo ibindi bintu bitapfa kotswa n'imiriro yose ibonetse. Abantu barahiye kugeza ubwo biga kwambara intwaro z'Imana, hazamo umutima ubabarira. Donc twarababaye kugeza ubwo twiga kubabara, tukababarira n'abandi bari kuzababara. Sinzi ko iki kintu uri bucyumve. Ndi kucyumva. Donc twarababaye, u Rwanda, abanyarwanda muri rusange, kandi umugufi n'umuremure, unanutse n'ubyibushye, ukize n'ukennye, uyobora n'uyoborwa, barababaye kugeza ubwo bo ubwabo bahinduka umubabaro, bemera no kubabara mu cyimbo cy'abari kuzababara nyuma yabo. Umusirikare wambaye neza intwaro zose z'Imana arababara, ageza ku rwego ajya kubabara no mu cyimbo cy'undi muntu wari kuzababara. Sinzi ko iki kintu nacyumvishije. Noneho kuza rero ukabwira abantu ngo mugiye kubabara, kandi nanone wababara gute? Kandi uri umubabaro n'ubundi uzi kubwira uku kubako ngo ugiye kuvunika, nose n'ubundi ko kwihina buri munsi, ko kwanihindukiza kukareba n'inyuma. Umubabaro nababaye ni uwuhe mubabaro wundi wambabaza inyuma yawo? Noneho ukambabarisha kumbwira ko ngiye gupfa. Kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Noneho twarimo tuvuga ku musirikare. Umusirikare kubaho ubwo nawe uramutenze, n'igisirikare uriya nawe uramutenze. Aya ntago mutenze, jya navuze uko mbibona, kuko ndamuzi. Akorera business muri Kongo. Sinuko muzi, abanyarwanda hafi ya bose baramuzi kuko yarivuze. Yarivuze, avuga umugabo we, avuga imibereho ye, avuga gatozi ye mu mubiri no mu mwuka, arivuga wese. Kose rero turamuzi ko ari umuntu w'umukire cyakora, ayifaranga rikubise haroroha, uriye ibyo yavuga uko byamwirukaho siko jewe byanyirukaho, kuko ifaranga afite rimwemerera kuvuga, akaba yanabasha hari kugarura ibyo yavuze. Birashoboka. Sinabiririra, nta nubwo nakwigana ingendo y'undi ngo iravuna. Ariko je kubera ko no kubiganiro bye byinshi arabyivugira, akorera business kwa Kisekedi. Uyu munsi rero nimba yicarana nawe bitewe n'imisoro amwinjiriza n'ibyo mukorera byinshi, akamuriraho, akamubwira ati igihugu kiwanye kirambangamiye, akaba ari nawe agisha inama iyo ajya kutubwira ko agiye kuzaduhagurukira akaturasa, akamubera umujyanama cyangwa akamugira mu masengesho, akaba ari umusengero unamuhanurira, nta kuntu atabyuka tubwira yuko abashyitsi bagiye kudusura, kandi ari we uri bubajye imbere, ari we protokole wabo. Icyo tukirenga twivugira abasirikare. Abasirikare uyu munsi bambaye intwaro zose kugira ngo bamene n'amaraso, ntibanga no gupfa. Niko Bibiliya ivuga cyane. Nimba rero umusirikare ari hari akabatanga no gupfa kugira ngo abandi bantu babeho. Ubu kuba ndiho hari abantu bapfuye benshi kugira ngo mbeho. Kuba mfite abana 5 zose hari abandi bantu batakaje abana 10 cyangwa 15 kugira ngo babandi banjye 5 bahari. Rero kutubwira ko abashyitsi bazaturirimbira, umusirikare ikirenge cyaranukiye muri rugagi, cyarashyushye, cyaratukuye, hari umusirikare ushobora gukura ikirenge mu rukweto ukagira ngo yarwaye ibibembe kubera guhoza ikirenge mu rukweto. Kandi mw'isi y'umwuka abantu batwumva iyo tugana mu mwuka no mu mubiri. Iyo tuvuga inkweto ni ubutumwa bwiza. Buriya niba ari ikintu cya mbere, ndabizi ko abantu bamaze kumenya kujya banyumva, mvugira mu ubwo nzajya mvugana n'ababasha kunyumva. Hari umuntu utarya ntaryame kugira ngo abandi bantu babeho.
uzarebe kuri iyi mihanda, ntabwo mvuze imihanda noneho ya YouTube, mvuze izi kaburimbo zo mu mujyi wa Kigali, uko hari umuntu ugicikwa ariko nawe yacitswe, agata agacupa ku muhanda cyangwa agashashi ka biswi, ni nako hari umuntu uzinduka saa 10 afite umukubuzo akubura ibyo bintu kugira ngo umuhanda uhore usa neza. Uko hari abantu bari kuza bakanya muri uyu murimo w'Imana, ni nako hari abandi bantu badasinziriye bari guharanira gutobora aya mazi abandi bari gutoba. Umusirikare nyawe rero wa Kristo ni umuntu ufite urwandiko rw'agatanga ka mbere, arirwo umukristo yageze ku marembo y'ijuru bakamubaza urwandiko, hari n'abasangwa batarufite. Umusirikare wa Kristo ni umuntu, ni mwene Imana. Icyo ni icyambere. Muri rekiritoma habaho guhamagara, bakavuga ngo abasore b'imigenda imyaka hagati ya 12 na 30 bafite ibyo batangaza mu gisirikare cyo hanze aha no mu gisirikare cyo mu ijuru cyangwa cyo mu mwuka. Itangazo riri kwa Yohana rivuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye iyo ni rekiritoma ihari, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ariko njya nkunda kubwira abantu kuba umuntu yaguha ubushobozi bwo kuba mu kintu runaka, akubwira ati Josephine uyu munsi usigare kuri Yada cyangwa ku Isezerano TV, uri kumva ubu hakorera mbaye ngiye kuguha ubushobozi bwo kuba umwana wa runaka, ubu ngubu kama ubushobozi bwo kuba umwana wawe. Yego, cyangwa nkaguha ubushobozi bwo kuba umwana wanjye. Uzi procedure bisaba kubera ko ntakubyaye, biransaba icyambere inzandiko kuva ku mutwara sibo kuzamuka kuzageza ku rukiko, ukajya mu rukiko ukaburana icyo kintu kuzageza igihe urukiko rukwemereye ko uwo muntu agomba kujya mu irangamimerere yawe, akitwa umwana wawe, akaba umuragwa mu bana wabyaye, igihe uzatanga 8 nawe ukaba uzamuha 8. Bisaba inzira ndende. Kristo rero nawe kugira ngo arokirite abantu yemera ko ari abakozi be kandi abashyire mu gisirikare, abemere nk'abasirikare bazima. Nta gisirikare cyabaho kitagira inyeshyamba. N'igisirikare cya Kristo rero gifite inyeshyamba, ubwo afite abo yemeye, ubwo afite abo yatoranyije, ubwo afite abo yahamagaye muri rekiritoma ye, agahamagara benshi, muri abo benshi agatoranyamo benshi, muri abo yanatoranyije agaha agakiza bake muri musubiriremo iki kintu cyumva. Yesu ajya kurokirita abasirikare nawe yahamagaye benshi mu myaka yabo, mu mashuri, muri bya bindi byose. Ahamagara benshi barahurura, baza kwitaba no gukora no kumva ibisabwa ngo babone ako kazi. Muri cya gihiriri kinini atoranyamo abahamagawe ni benshi, abatoranyijwe ni bake, atoranyamo bake. Muri ba bake nabo arongera kandi nanone akuramo abahabwa agakiza. Babandi bahamagawe ari benshi cyane, ntugire ngo yarabajugunye, kuko bose ni abana b'Imana. Bagumye aho, bamwe bava za daso, abandi bava za roko defense, abandi bava abanyerondo ba ninjoro, abandi bajya gukora muri security company, abandi bajya mu makampani y'imitekano. Muri babandi batoranyijwemo nabo urumva bafite icyo barushije abahamagawe, nabo bafite akandi kazi bagiye bahabwa uko barusaba mbere. Muri babandi rero bakeya nk'uko Gideon, hari abantu yamanuye, ni Gideon ni Yesuwa, Yesu akababwira ngo Mose ni Yesu. Manura abantu ku kagezi, ureba banywesha amashyi n'abashyiramo umuntu agatoranya. Babandi ntugire ngo yarabishe bose, kubera ko bari bamaze no kumenya ibanga ry'ukuntu yatoranyije n'ukuntu yajonjoye abantu. Reka nkubwire no muri Bibiliya no mu bigishwa ba Yesu bagendanye nawe, nta gisirikare kitagira inyeshyamba. Ntibibaho. Nta gisirikare kibaho kitagira inyeshyamba.
nta n'ubwami bubaho butagira abopozi. ubwo ntabwo bwaba ari ubwami. Ntibubaho kuko nibyo munzani. Uko mu Rwanda tugira abo bita ibigarasha, niko no mu bwami bw'Imana habamo ibigarasha byo mu bwami bw'Imana. Uratukanye. Ntabwo nukanye. Ubwami bw'Imana bugira ariko n'ibigarasha bibaho nabyo mu makarita nabonye kandi babifunga mu gapaki kamwe. Zigura na jokeri y'ikigarasha mu bwami bw'Imana ivuga ngo ni pasiteri. Biteye ubwoba. Yesu nawe kandi hari aho bikora. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Matayo ajya kuvuga Yesu mu gice cya mbere cya Matayo. Ugisomye cyose usanga Matayo avuga ngo Yesu mwene naka kazagera kwa Dawidi agasoreza aho ngaho. Mariko nawe anavuga ngo ni Yesu mwene naka kazasoreza kwa Mariya. Luka nawe aravuga ngo nk'uko nabibwiwe n'abari bahibereye. Urumva ko we yamuvuze ataranahari ngo nk'uko nabibwiwe n'abari bahibereye icyo gihe ngo amaze kubikorera ubugororangingo ngo Yesu ni mwene naka avuga umwirondoro we asoreza nawe kwa Dawidi. Ariko Yohana baganiriye bakiri mu nda bombi aravuga ngo mbere na mbere hariho Jambo. Jambo we yari Imana, Jambo we yahoranye n'Imana ngo ndetse mu byaremwe byose ngo nana haleluya ngo nana kimwe kitaremwe nawe. Urumva ko uko bamuvuze kuratandukanye kandi bose babanye nawe bari abigishwa be ariko uko bamuvuze kuratandukanye. Yesu n'ubwami bwe wabigereranya n'abantu ufasha abantu b'impumyi abantu batabona bafite ubumuga bw'amaso bwo kutabona ugafata inyamaswa imwe nk'inka wenda ukayibashyira imbere ukayizirika ku buryo itabira cyakora ngo bumve ijwi ryayo kuko amatwi yabo aba yumva ariko amaso atabona. Iyo nka ni yabiri ukanga ngo mwese mugende muyikoreho muze kumbwira uko mwayumvise mwumvise ari igiki. Impumyi yakora ku murizo ishobora gucishiriza wenda ikavuga ko ari inka igize ubushobozi bwo gukora ku murizo kuva aho utereye kugera ku busenzi. Kimwe nuko yanayitiranya n'intare cyangwa n'ikindi kinyamaswa gifite umurizo. Ariko uwakoze ku gutwi yakubwira ikindi gikoko, uwakoze ku bwoya yakubwira ikindi gikoko, bitewe naho buri wese yakoze yagenda akubwira ibintu bitandukanye n'iby'undi yakubwiye. Yesu nawe bitewe naho yakunyujije abantu bamubona gutandukanye bitewe naho yabanyujije, abantu bamuvuga bitandukanye bitewe naho yabanyujije. Abasirikare nabo umuntu w'umusirikare kwa ujya nyuma yo gutoranywa no kwemerwa ko uyu muntu yavamo umusirikare, ntabwo abasirikare bose bahita bagenda ngo bajye gukora igisirikare cy'igikomando cyangwa ngo baze gukora igisirikare cyo mu mazi cyangwa iki ngiki cyo ku butaka. Buri wese aba umusirikare bitewe n'uko areshya n'uko angana mu mutwe akora igisirikare. Ntago umusirikare ureshya nkanjye wa 1.60 bamwambika ingabo y'umusirikare wa 2 yahita imukingiriza no mu maso yakongera kubona. Hari n'imbunda atatwara bitewe n'ibiro bye. Uzarebe n'abakinnyi b'imipira, umukinnyi wakina football nanjye narayikinnye kera ntabwo ari we mukinnyi wakina volley cyangwa basket. Baratandukanye, uburebure burakonta, ubunini bugakonta, imbaraga noneho na tekinike byose birakonta. Rero hari ijambo nasomye riravuga ngo mugume uko mwari mumeze mugihamagarwa. Umunsi umwe nigeze nabaza umupasiteri umwe ariko nk'uwahamagawe avuye mu kabari yaguma mu kabari yaguma yambaye bikini kuba waracuruzaga byeri wambaye mini ya santimetero 30 cyangwa ukaba waracuruzaga byeri wambaye kagakabutura kamukikopa za bikini. Uwo munaguma uko yahamagawe ahubwo muzadusobanurire mwebwe mwigiye imbere ho gato mu by'umwuka. Munaguma uko urumva wamuhamagaye ni ubuzi uko yamuhamagaye n'icyo bavuganye. Rero niba bwa tuzajya ubyambara ubwo reka nkwe nk'urugero rwa hafi buriya mu gisirikare uvuze akantu keza. Abasirikare bose
suko bagumye kwambara za uniforme twababwiye hari nabo babwati mwe muzikuyemo mumanze mujye kuru akagenda atazambaye sinzi niba uri kunyumva neza ariko wamuhaye akazi arabizi ko ari kuri liste ya payroll ababizi cyane noneho we mwahurira mu nzira yiyambariye uko ashaka ukagira ngo yaradezatinze cyangwa se baramwirukanye cyangwa iki ariko arimo aratata amakuru abandi bazakoresha yego kandi mwe nabo ni ingenzi kurusha abambaye mu gisirikare nta urutundi mu gisirikare baruzuzanya ntekereza ko nta urutundi cyakora barutanira ku maranga kandi no mu bwami bw'Imana niko bimeze bityo rero ubwo abo dutera amabuye reka tubanze turebe ubundi ko yaje hano yaje ati ko yaje mu gisirikare yaje ati ese uyu muntu muri gutera amabuye hano kuri kamera aho ngaho muri komenti ni umudemobe yarademobirijwe hari muri retirement uyu muntu muri gutera amabuye aho ntiyaba yarakuyemo umwambaro w'igisirikare n'intwaro zose zigaragarira umusirikare ko Bibiliya ivuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo rimwe na rimwe wewe ukabuvuze ngo tuzabamenyera ku ntwaro bambaye n'ifomo bambaye aho ntiyabikuyemo ari gukora ubutasi ari gutatira ijuru cyangwa ari gutatira satani ese ari mu nyeshyamba ari mu nyangarwanda hari mu kugaba ibitero ari mu nyangabugingo ese uyu muntu ko akuyemo umwambaro ko atujugunyemo ijambo rituma tureka kuvuga Bibiliya akaba tubwiye inkuru ze tukaba ari we dusimbuje Yesu aho kugira ngo tube turimo tuvuga Imana n'ijambo ryayo n'ibyanditswe byera tukaba turimo tuvuga mutesi n'ubutesi bwe kandi we yaraje yizanira ubutesi bwe nyine mu gisirikare kandi uwamuhamagaye azi uko yamuhamagaye nta nubwo we duhamagaye ari uhagaze harangwa dutangarize ko yamurutse nta nubwo cyakora we wenda ibyo yatubwiye nahoze mvuga ngo uzi kwambara yambarira ururimi nibyo biduhaye topic y'icyo tuvuze ariko se ko tumuvuze mu kigo cya Yesu ko tumufasheho umwanya munini ubu nabaye antikristo noneho turicaye ngo dutegereje antikristo ngo dutegereje ngo ibizenza birwanya Imana ngo dutegereje ngo satani ngo akora ku mugaragaro kandi antikristo abonetse muri twebwe kuko dufashe umwanya wose twamaraga dusoma Bibiliya tuwumaze tumuvuga dufashe umwanya dufashe ariko ndafashijwe we dufashe umwanya wose twamaraga tuvuga Imana n'amazina yayo n'ubumana bwayo n'ubwiza bwayo mfashe umwanya namaraga mvuga uburyo Imana imbereye umugabo imaze ipfa ry'abagabo imaze irari indengagije ko ntari umupfakazi mfashe umwanya nk'aho narebye Imana mu bumana bwayo inyambitse impeta urupfu rwari rwayinyambuye mfashe umwanya wo kuvuga kuri Mutesi na Pasiteri Claude n'abandi badezatinze n'abandi babaye inyeshyamba n'abandi bakarabye ngo amavuta n'abandi bakoze ku bantu bakagwa yego aho ubu ntabwo natwe twashiduka tubaye ukundi kuntu tukaba tuvuye mu birindiro tugiye kujya mu bindi bintu wanditse ijambo ry'Imana aranditse aravuga ngo kure y'induru na kure yaho barasanira niho abizera bakwiye kugira gute kuba reka twongere dutanga amatangazo tunasoza yego itangazo nuko Minisiteri y'Ijuru yongeye gushaka abasirikare bashya yongeye gutanga imyanya iyi myanya bari bayirimo bagiye kubinyeshyamba iyi myanya bari bayirimo y'ubuhanuzi bagiye kwifatanya na leta z'ibindi bihugu baje kuduha amatangazo y'iterabwoba yuko ibindi bihugu bigiye kudutera no kudusenyeraho imirwa iyi myanya bari bayirimo batubwiye ko bagiye mu marogi gusambana iyi myanya bari bayirimo bamaze kutubwira ko Uwiteka atari we ukibana n'abapfakazi cyangwa n'intabwa bamaze kutubwira ko Uwiteka atari we
kucyambika ababuze uko bagira ahubwo ngo ubuze icyo yambara ngo ikanzu nziza uyigurirwa na mugenzi wawe ari uko wemeye kwiyambura iyo haleluya ikanzu nziza ngo pasiteri runaka ngo ubu Robert ngo azangurira ikanzu nziza ngo ari uko nemeye ko tujyana i Muhanga Goroba nkaba nagakuramo akakenda nambaye kuko uwatumye nambara akanambaye azanyambika n'akandi reka kuncuka rero ngo tuze hano kuri YouTube tuje kuvuga uko wagiye kungurira ikanzu cyangwa uko wemeye kuyingurira cyangwa uko nagwerekeje mu ivuga butumwa cyangwa uko twamenyanye cyangwa uko twaganiye mbere yuko tuza kuri kamera ngo twemeranye icyo tugiye kuganira mwidutesha umwanya nimureke tuvuga Imana aba bantu baduhaye inkuru natwe tukazikererwaho babaye ba antikristo ntimutegereze undi antikristo rega uyu ni antikristo utangiye gukora ku mugaragaro ubwo umuntu yari umupasiteri uvuga ko wimitswe nubwo tutazi ari mwene nde tutazi rekiritoma ye tutazi uko byagenze abiziranyeho n'uwamuhamagaye yaba ari satani wamuhamagaye yaba ari Imana wamuhamagaye niba ari satani wamuhamagaye ni inyeshyamba y'igisirikare cya Kristo ariko twifata umwanya tuvuga ubunyeshyamba bw'inyeshyamba reka dufata umwanya tuvuga ubunini bwa Kristo twifata umwanya tuvuga ubunini bw'ibitugora Dawidi ari nawe sorejeho yagiye kurwana na Goliyati yari umwana ngo bamwambike imyambaro irenze ibiro bye bamwambike imyambaro irenze ayiwe ndafashijwe ngo bamwambike imyambaro itandukanye n'iyo yari yaritoreje ku ikosi yari yarakoreye mu ishyamba igihe agiye kurasa umugeri ngo yumva n'ibirasika biramufata ngo agiye gutera ingumi ngo yumva ntigenda yumva biramufata buriya ukuntu umuntu uzi gutera inguma yifunga gutandukanye n'uko utazi kuyitera yifunga ubundi umuntu utazi kurwanisha ingumi usanga yayifunze gutya usanga yayifunze gutya uzana inshuro nyinshi usanga yayifunze gutya ku buryo niyo yakubita intoki zaturika ubwe zaturika zavunika ariko umuntu uzi gufunga ingumi niyo yifunze uhita ubona amenyo yamaze kuyamaramo hakiri noneho Dawidi ngo bamaze kumwambika ibyo bintu ngo yumva biraremereye cyane ngo yumva ntago bikunda ngo arangije aravuga ngo aho nitoje kwambara gutya kandi ntibyambujije gushwanyaguza intare ibyo byose narabishwanyaguzaga warangije abikuramo nkabwira umwami ati jyewe ibigibi si byo nitoje mfite uko nitoje kandi ndarwanisha amabuye warangije abyiyambura byose ngo agenda atoragura amabuye 5 yonyine ngo aryohereza rimwe rijyana n'umwuka wera igenda rikubita mu mutwe w'icyamuhigaga ubu ni uburyo bwo kurwana ubu ni uburyo bumwe bw'igisirikare ubu ni uburyo bumwe bw'igikomando kandi kidasabye ko umuntu ajya ku karubanda ngo yiyamamaze yigaragaze yikeshe yikunyure arinde gutega ibintu by'ibitangaza arinde kuvuga amateka nuko yaryamye nuko yaraye nuko yariye n'ibindi byose ngo umuntu akagaragaza Kristo uri muri we kwari we umushoboje ibyo akoze kuko yataza kuba ari Kristo mugaba mukuru w'ingabo zari kumwe na Dawidi icyo gihe ntago yari burwanisha ibuye ngo ritsinde ahana ingabo ibihumbi n'ibihumbi zari zananiriwe ari nayo mpamvu nakongera nkakubwira ngo uyu muntu urimo tubwira ngo twitegure kwakira ngo abashyitsi ngo twitegure arimo aradodesha imishanana n'ibyo turabizi arimo arambara turanabyumva turanabibona niwe uzabajya imbere kuko niwe uzi inguni zose z'igihugu cyacu niwe uzi inguni aleluya niwe uzi inguni z'umwuka arimo arananiza abahanuzi kugira ngo abahanuzi bose bahanure nkawe ndabyibuka covid mbere yayo abantu benshi bahanuraga amahoro 2020 bahanuzi muhanura mwatubwiraga amahoro mwatubwiraga ko bigiye kugenda neza mwatubwiraga ko 2020 ari umwaka w'ibisubizo kwari tuzi ko tugiye kwinjira muri viziyo 2020 umuntu wese yari yarigeze ati 2020 bagabo bariteretse abantu bambaye amakaruvate mumeze neza muzi ko mwinjiye muri 2020 barayinjiye Imana inyuranye ibihe ko muri iki gihe mwatubwiraga 2020 nawe wari watubwiye ko covid igiye kuza
ko nawe watubwiye ko vendiventi tugiye kuyirira muri guma mu rugo. Uyu nawe aramara kumva impuha zikomeye z'intambara, yamara no kureba mu rwambaro, kuko Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, hazabaho ibishyitsi, hazabaho ibihuha by'intambara. Nyamuneka abanyarwandakazi, igihuha cy'intambara si intambara. Banyarwandakazi, igihuha cy'intambara ntabwo ari intambara. Bibiliya irabivuga neza ikavuga ngo hazabaho impuha z'intambara, hazabaho ibishyitsi. Igipimo n'icyumvirizo byageze kuri buri muntu wese ku giti cye. Robe ko mbwirije ko kandi atari byo wambwiye, atari byo twari twavuganye. Igipimo kiri kuri buri muntu wese ku giti cye. Utagezweho n'ibisazi, yagezweho n'umunzani. Wa munzani umeze gute? Hamwe hajya ibipimwa, ahandi hakajya amabuye. Umugore n'umugabo, umugore ahinduka amabuye, umugabo ahinduka igipimwa, bagaterurana bagapezanya. Mu gitondo cya kane umwe akabaje kuri kamera kutubwira ibiro bye. Utarapimwe n'umugore n'umugabo, yapimwe n'umwana yabyaye, agiye kubona bakoze ubukwe, bamafoto adasanzwe ahantu heza muri honeymoon, bagiye kubyara imfura babyara ufite ubumuga. Umunzani uburateruye umugabo mutupye nk'iriye Cyangugu, ati nkongera kukwiteza sinarinzi ko mubyara ibimuga, kandi ntago ari we witeye inda. Utarapimwe n'icyo yapimwe n'imodoka, kimara kugurira umugore wawe imodoka hita kubwira ngo urimbwa. Ariko umugore wa mushumba runaka akimara kubona ko mushumba afite imodoka n'umugore we afite indi, arakubwira ati nawe utanguriye imodoka nta bushumba bwawe. Ahita aza hirengeye avuga ko ujya ikuzimu kandi wari umushumba umuraza. Mwarasangiye amavuta babasutseho, mwasangiye akabisi, agahiye kaje muratandukana. Wari wabona abantu baburana divorce bicara ku mukeka? Wari wasura abantu ngo ubone abantu bicara ku ntebe nk'iyi y'urubaho cyangwa igura 500 cyangwa ku gasonga bugari ngo ubone baburana divorce? Umunzani ubaye imitungo imaze kuboneka, bagiye kuburana divorce. Abo turababonye. Umunzani wageze kuri buri wese, umushyitsi yageze kuri buri wese. Nimuramuka mukomeje kumva impuha z'intambara, mukaza kutubwira ko ari intambara atari impuha, muraza kuba mutubwiye yuko niba muvuze ko ngo abashyitsi baje ngo Imana irakaye ngo dupfuye ngo dushize, urashaka kwemeza ko bapfuye mbere bwari uburangare. Ubwo ugiye kuvuguruza amateka rero n'ibyo batwigisha. Ugiye kwemeza ko abapfuye mbere, nko muri jenoside yakorewe abayahudi, jenoside zarabaye mu isi nyinshi. Ese abantu bagiye bazizira nuko batumviye Imana? Kuri mutubwira ngo haleluya ngo murapfuye ngo abashyitsi ngo amaraso ngo induru ukavuza ibijerekani. Urashaka kuvuga ko abantu bose kuva 5 n' 9 gukomeza kugeza iki gihe abantu bose bari kugenda kuko batumviye Imana? Ubundi se ni ryara abantu badapfa? Si imaze amezi 5 yonyine mfushije umugabo kandi azize abicanye, atazize ikindi kintu, atazize indwara, atazize inzara, atazize impanuka, kandi yari atwaye imodoka. Urashaka kuvuga ko barimo barapfa kuko batumvira ubuhanuzi uhanuye? Urashaka kuvuga ko ahantu hose ibibazo biri kwinjira nk'abashyitsi? Urashaka kuvuga ko uburakari bw'Imana butari ku muntu ku giti cye? Ubu si Imana iyobewe gutandukanya umupolisi n'umusirikare? Imana iyobewe gutandukanya inyeshyamba n'umusirikare muzima uri mu gisirikare nyacyo? Imana iyobewe gutandukanya umuhanuzi wavangiwe n'umuhanuzi w'ukuri? Imana izahora umupolisi icyaha cy'umusirikare? Imana izahora umusivili icyaha cy'umukozi wa leta? Imana izahora umwana mutoya uri muri kuveze utazi kuvuga, utazi icyaha n'igisa nacyo? Imuhore icyaha cya muganga wamubyaje cyangwa icyaha cya nyina wamutwisa akamusama akanamubyara? Icyo nicyo mushaka kutubwira Roma? Ko murimo muhanura mukavuza n'amajerekani tukababona? Abantu inyeshyamba leta y'u Rwanda irazigwije, inyeshyamba igisirikare cya Kristo kirazigwije, ariko uko biri kose
nk'uko igisirikare cy'igihugu cyitegura kikambaranya kigahaguruka kikarwanya inyeshyamba, ni nako igisirikare cya Kristo cyitegura kikambaranya kikitegura kujya kurwanya inyeshyamba zataka igisirikare cy'ijuru. abantu bambaye amakoti, abantu bambaye amabaza ahenze, abantu bambaye ibitenge bihenze, baza kuri kamera, baza kutubwira amateka yabo, nibyo ntitubyanze nimba bifite icyo bitumarira n'icyo bidufasha, ariko ngo dusimbuze kuvuga Imana inkuru zabo. Ibi bintu ni ibiki? Ibi bintu ni ibiki mbona ku macano? Cyane twashakiragaho ubutumwa bwiza, cyane twashakiragaho ijambo ry'Imana, cyane twashakiragaho ubuhanuzi butavangiye, turimo turajyaho tukabonaho abashumba b'ibyamamare mu byaha. Ibi bintu ndabihaze, ibi bintu ndabirambiwe, ibi bintu umwuka uri muri jye arabirambiwe. Muhindure sije, muhindure ijambo, muhindure imvugo, muhindure icyerekezo, muvuge Yesu, mureke mutesi n'ubutesi bwe, mureke agenda atitane n'abandi batese, ateteshwe n'ubwami bumutetesheje, cyangwa se niba atari n'ubutesi harimo n'agahinda agenda agatura abo yakagatuye, ariko mureke gufata umwanya Imana ibahaye kamera, Imana ibahaye mikoro, Imana ibahaye kurya neza, Imana ibahaye kwambara neza. Ibi bintu ni ibiki? Imana ibahaye ibyiza byinshi, ibahaye kumenyekana, ibahaye kuvugwa neza, ibahaye kubaho neza, muvuza abantu aho kuvuga Imana. Nimba harimo ibitugira inama, nimba harimo ibiduha ibitekerezo, nimba harimo ibitwubaka, ni mu biduhe. Ariko niba ntacyo bitumariye, nimuvuge Yesu udaterwa ibikomere nuko mwamuvuze. Muvuge Yesu ufite inkovu mu biganza by'uruvugo, muvuge Yesu ufite inkovu ku birenge, muvuge Yesu ufite inkovu mu ruhanga mwakavuze, muvuge Yesu ufite inkovu mu rubavu yacumiswe, izo nkovu mwayivuga kandi igabahindukira uruvugo. Mureke kuvuga batari busigarane inkovu z'uruvugo, mureke kuvuga badakwiye kuvugwa, batagira icyo bahomba. Mureke kuvuga abantu badafite icyo bunguka cyangwa icyo bahomba. Mureke gufata amase, mureke gufata amagi y'amahuri ngo muyaturikirize ku myambaro yanyu isigare nuka amasazi. Ryari ishakiro ry'ubutumwa bwiza, none ryahindutse ishakiro ry'ibitutsi. Ryari ishakiro ry'ijambo ry'Imana, none ryahindutse ishakiro ry'abashumba basambanye, abaguriranye utwenda kubw'ubusambanyi. Ryahindutse ishakiro ry'ibyaha byo mu murimo w'Imana, ryahindutse ishakiro ry'inzererezi zo mu murimo w'Imana. Ese nimba mukomeje kuvuga ku bashumba n'ibyaha byabo, nimba mukomeje kuvuga ku nyeshyamba zo mu murimo w'Imana, nimba dukomeje kuvuga ku gisirikare kirwanya leta y'ijuru, ubundi abapagani muri twe batarakizwa baraza bate? Baraza kudushakaho iki? Nimba umuntu ushaka ijambo ry'Imana yari afite cano yinjiraho, agiye gushakaho ijambo ry'Imana, agiye gushakaho inkomezi, agiye gushakaho ibiri imbere bigiye kuza, akaba ajeho agasanze abimeneyeho amagi y'ibihuri, akaba ari byo abonaho. Ubundi abantu barakizwa bate? Abantu turongera kubona rokiritoma gute? Yesu ko ahamagaye abasirikare bashyashya ngo baze bambare, kumuririmbya kango duhurure ngo twitabe tujye mu ntambara. Murabona abantu bari buhurure bakitaba abapasiteri birirwa basambana, abapasiteri b'ibisambo, ingegera zo mu murimo w'Imana, abapagani mu rusengero. Murabona abantu bari buhurure, ninda muntu uri bwemere kongera gusukwa amavuta y'ubushumba, nimba mbayasukwaho arayo kujya gusambanira mu mwambaro witwa w'igishumba. Munsi umwe Bibiliya nigeze kuyisoma imbwira umugabo witwa Feniyasi yigeze kugira ishyaka ry'umurimo w'Imana, ngo abona abantu babiri barimo basambana, ngo afata icumu nta n'Imana ibimubwiye, afata icumu nta na marayika ubimubwiye, ngo ararimanura risogota uwo hejuru, riramanuka rihinguranye uwo munsi, ngo riramanuka ryinjira mu butaka rigumamo, ngo Imana ihita yikomanga mu gituza, ngo iravuga ngo nkoreye icyo nashakaga gukora. Feniyasi ahita yandikwa aramamara mu mateka. Twarwanya ishyaka ry'umurimo w'Imana, nimba n'ibibi bihari tukabitenga, tukabica, tukabirandura, tukavuga ibyiza bikumbuza abapagani by'ubwami bw'Imana. Mana amahoro nibane namwe.
ndabakunda ndabashimiye. Mugaruke ntabwo ari uko bizahora. Mugaruke ntabwo tuzakomeza kuvuga abapagani bo mu rusengero. Mugaruke ntabwo tuzakomeza kuvuga abasamba. Nta nubwo tuzakomeza kurebera abavuga ibyaha gusa byo mu rusengero. Tugiye kureba n'ibyiza byo mu rusengero. Tugiye kureba n'ibyiza by'umusirikare wa Kirisito. Tugiye kureba n'uburyo bwo kugira agatanga ka mbere kakujyana mu bwami bw'Imana. Tugiye kureba nimba nta n'ibyiza bima mu rusengero. Tugiye kureba nimba nta n'abashumba beza babaho. Ubwo tubonye ababi tugiye kureba nimba nta n'abashumba beza babaho. Tugiye kureba nimba nta n'ibyiza byavugwa. Tugiye kureba nimba nta n'abantu bahari barimo Kristo koko bakora imirimo n'ibitangaza babikoreshejwe n'Umwuka Wera. Imana y'amahoro ibane namwe. Ndabakunda. Umusirikare mwiza uzi kwambara yambarira ururimi, uzi kwambara ye kwambara karuvate na ne gusa, yambarira ururimi, yambara ingabo, yambara inkweto, yambara ingofero, yambara umukandara ari wo kuri. Imana ibahezagire. Uri Imana ikiranuka muri byose. Turagushimiye Yesu. Tugushimiye ko abanye natwe mu kiganiro. Izina ryawe ni Jehova Rafa, Jehova Shama, Jehova Shalom, El Shaddai, witwa Ndiho. Bane natwe, bane n'umuntu wese kandi ubiherekereshe imbaraga z'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Turaranduye Mana. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Wambika imbaraga buri muntu wese. Kongera tukuvuge neza. Dufunze amarembo avuga ibitakuhesheje icyubahiro. Marembo yinjiriramo ibitakunejeje yose turayafunze. Turaritse Umwuka Wera ngo ase abari ubana na buri muntu wese kugira ngo ibyo ushaka n'ibyo ushima ari byo bizajya bibaho. Ibyo ushaka n'ibyo ushima ari byo tuvugisha. Ibyo ushaka n'ibyo ushima aba ari byo dukoresha byonyine mu izina rya Yesu. Amen.